Reka ngusuze cyane nongereye ngusuze wowe ukurikira ibiganiro bya The Quick Times News. Munyemerere turebere hamwe uruzinduko rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungire aho ari muri Ethiopia hariya mu mujyi mukuru Addis Ababa aho yagiye mu nama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ariko mbere yuko tujyana mu nama n'ibigomba kuganirwamo, ni inama igomba kuba itangira uyu munsi ku itariki 28 ikazamara iminsi 2 ubwo n'uyu munsi n'ejo itariki 28 na 29, ariko tubanze tunarebere hamwe uburyo ejo yagezeyo nyuma yo kugerayo agahura n'abayobozi bagiye batandukanye, ubundi tujye twajya mu nama muri rusange. Ku munsi w'ejo Olivier Jean Patrick Nduhungire nibwo yageze Addis Ababa muri Ethiopia, ariko yagiye ahura n'abayobozi batandukanye aho yahuye ndetse ajyana n'ibiganiro byihariye na mugenzi we wa Botswana ushinzwe ububanyi n'amahanga bamwita Fenio Butale. Aba bayobozi baganiriye ku buryo bwo kurushaho gushimangira umubano usanzwe hagati y'u Rwanda na Botswana, ndetse banarebera hamwe inzego zishobora kongerwamo ubufatanye hagamijwe guteza imbere inyungu zihuriweho. Ibiganiro byabo byibanze ku gushaka uburyo ibihugu byombi byarushaho gukorana mu nzego zitandukanye hagamijwe guteza imbere umubano w'ubutwererane no guteza imbere abaturage b'ibihugu byombi. Iyi nama yabereye ku ruhande rw'inama ya 49 isanzwe y'inama nyobozi y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU iri kubera ndetse igiye no kubibera nyine muri iyi minsi hariya muri Addis Ababa, aho abayobozi b'ibihugu bya Afurika bakomeje gukoresha umwanya mu gushimangira imikoranire hagati yabo. So gusa bahuye kuko ku munsi w'ejo n'ubundi nyuma kugera hariya Addis Ababa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungire yagiranye ibiganiro byihariye na mugenzi we wa Cote d'Ivoire ushinzwe ububanyi n'amahanga, ubumwe bwa Afurika ndetse n'abanya Cote d'Ivoire baba mu mahanga bamwita Niale Kaba. Ibiganiro byabaye ku ruhande rw'inama n'ubundi ya Afurika, aho aba bayobozi baganiriye ku buryo bwo kurushaho gukomeza umubano usanzwe hagati y'u Rwanda na Cote d'Ivoire. Minisitiri Nduhungire na Minisitiri Niale Kaba kandi baganiriye ku kwagura ubufatanye hagati y'ibihugu byombi mu nzego zitandukanye z'inyungu zihuriweho hagamijwe guteza imbere imikoranire no gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Nyuma yaho yaganiriye kandi agirana ibiganiro birambuye na mugenzi we wa Cameroon ushinzwe ububanyi n'amahanga bamwita Lejeune Mbela. Aba bayobozi baganiriye ku buryo bwo kurushaho gushimangira umubano usanzwe hagati y'u Rwanda na Cameroon ndetse no kwagura ubufatanye mu nzego zitandukanye z'inyungu zihuriweho. Ibiganiro byabo byibanze ku gushaka uburyo ibihugu byombi byakomeza gukorana mu guteza imbere inyungu z'abaturage babyo no guteza imbere imikoranire hagati y'ibihugu byombi. Navuga ngo abo nibo bayobozi bahuye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Jean Patrick Nduhungire Olivier, bayagira icyo baganiraho. Ni muri Ethiopia mu murwa mukuru Addis Ababa, aho uyu munsi hatangiye inama ikomeye ihuza ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU African Union. Ni inama ya 49 isanzwe y'inama nyobozi ya African Union, aho ibihugu bya Afurika biganira ku ngingo z'ingenzi zigamije guteza imbere umugabane ndetse no gutegura imyanzuro izashyikirizwa abakuru b'ibihugu na za guverinoma. U Rwanda ruhagarariwe muri iyi nama na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga nk'uko nabikubwiye Olivier Jean Patrick Nduhungire wagize uruhare mu biganiro bigamije gushakira Afurika ibisubizo ku bibazo bikomeye birimo amazi meza, isuku, iterambere rirambye ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ry'icyerekezo Afurika 2063 cyangwa se Afurika 2063. Igice cya mbere
kuri iyi nama y'abaminisitiri twavuga b'ububanyi n'amahanga ba Afurika, inama ya 49 y'inama nyobozi ya Afurika yunze ubumwe hatangiye ndetse ikanatangirira kuri uyu wa 28 Nyakanga 2026 i Addis Abeba. Iyi nama ihuza abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu 55 bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Inshingano nyamukuru z'inama ni ukureba uko umugabane wa Afurika wakomeza gukemura ibibazo bihuriweho, gutegura politike zihuriweho ndetse no gutegura ibyemezo bizashyikirizwa inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma. Mu gihe cy'iminsi 2 abayobozi bazaganira ku ngingo zitandukanye zireba ubukungu, imibereho myiza y'abaturage, umutekano, imiyoborere ndetse n'iterambere rirambye. Insanganyamatsiko y'inama iragira iti kugira amazi ahagije arambye ndetse no kugira uburyo bwizewe bw'isuku kugira ngo tugere ku ntego y'icyerekezo Afurika 2063. Amazi meza n'isuku biri mu bibazo bikomeye Afurika ikomeje guhangana nabyo. Nubwo umugabane wa Afurika ufite umutungo munini w'amazi, ibihugu byinshi biracyafite ikibazo cyo kubona amazi meza yo kunywa ndetse n'ibikorwa remezo by'isuku. Abayobozi ba Afurika bavuga ko kugira amazi meza ari inshingano ndetse bikaba n'ishingiro ry'ubuzima, ubuhinzi, ubukungu ndetse n'iterambere ry'abaturage. Kubaka imiyoboro y'amazi, gutunganya amazi yangiritse no guteza imbere ubwiherero n'isuku biri mu ngamba zitezwe kuzamura imibereho y'Abanyafurika. Icyerekezo Afurika 2063 ni gahunda y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe igamije kugira Afurika umugabane wunze ubumwe utera imbere kandi ufite ubushobozi bwo kwiyubaka ndetse no kubaka ejo hazaza. Muri iyi gahunda amazi n'isuku biri mu by'ibanze kuko bidafite aho bihuriye gusa n'ubuzima bw'abaturage, ahubwo bigira uruhare no mu iterambere ry'ubukungu. Abayobozi bavuga ko nta gihugu gishobora gutera imbere mu buryo burambye kidafite uburyo bwizewe bwo kubona amazi no kugira isuku. U Rwanda rumaze imyaka rushyira imbaraga mu bikorwa byo guteza imbere isuku n'imicungire y'amazi, aho politike z'ibihugu zagiye zishyira imbere isuku mu ngo, kurwanya indwara ziterwa n'umwanda ndetse no guteza imbere ibikorwa remezo by'amazi. Kwitabira inama nk'iyi bizatanga ndetse n'amahirwe yo gusangira ubunararibonye n'ibindi bihugu ndetse no kugira uruhare mu gufata ibyemezo bireba umugabane wose muri rusange. Minisitiri Olivier Jean Patrick Nduhungirehe uhagarariye u Rwanda muri iyi nama ari mu bayobozi baganira ku buryo Afurika yakomeza gushaka ibisubizo by'ibibazo biyireba. Usibye amazi n'isuku, izi nama za Afurika yunze ubumwe zikunze no kuba urubuga rwo kuganira ku bibazo byinshi bireba umugabane, harimo guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afurika, kongera ishoramari, gukomeza amahoro n'umutekano ndetse no guteza imbere imiyoborere myiza. Abasesenguzi bavuga ko imbaraga za Afurika zizaterwa n'ubushobozi bw'ibihugu byayo bwo gukorera hamwe no gushyira mu bikorwa imyanzuro ifatwa. Inama ya 49 y'inama nyobozi ya Afurika yunze ubumwe ikomeje kubera hariya i Addis Abeba, aho ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga bari kuganira ku bibazo by'ingenzi bireba ejo hazaza h'umugabane. Amazi n'isuku nibyo biri ku isonga muri iyi nama, aho Afurika ishaka ingamba zirambye zo guha abaturage bayo ubuzima bwiza no kugera ku ntego z'icyerekezo Afurika 2063. U Rwanda rukomeje kugira uruhare muri ibi biganiro binyuze mu
mu bahagarariye igihugu mu nzego zitandukanye za Afurika yunze ubumwe. Reka ngushimire cyane wowe ukurikira ibiganiro byacu hano kuri The Quick Times News, kanizere ko umeze neza kandi ukomeze ubane nawe. Niba utarakora subscribe, iki nicyo gihe ngo kandi subscribe hano, ubundi tujye tubana neza cyane mu biganiro biba bigiye bitandukanye. Ubundi icyo nakubwira nuko ukomeza kugira ibihe byiza, ugakomeza kubana natwe mu biganiro byose biba bigiye bitandukanye, ubundi ibintu byose bikagenda neza. Reka ngushimire cyane, nge wumvaga yari Ivan Lucky Nshimiyimana. Reka ngushishikarize n'ubundi kubana natwe mu biganiro biri imbere. Imana ibane nawe.